My name is Mart. Umwana w'ikinege. Umuryango wanjye wose warishwe uzize ubutunzi bwawe. Nibyo papa yavumbuye. Nabaye ubuzima bwanjye bwose ndi mu buhunzi. Gusa igihe cyanjye ni iki? Gusigasira gakondo yanjye. Mfite umupango. My secret love story. Yo, hano wabwiye bwiretse amagenda se. Okay. Uyu munsi rero wibagirwe guhera uyu munsi. Ntabwo natekereza ko utinyutse kugera muri uru rugo. Nanisoni bimbere. Genda. Ntabwo rero ndi kubwira kigenda. Please mbabarira ari. Please biki. Cyaho genda. Usanze n'ibigende. Nubwo so ampa iminota 5 byibuze tukicara. Ndagiye mbere. Ibyo wakoze birahagije. Ibyo waremere birahagije. Uri kunyumva? Ibyo warabikoze birahagije. Ugendere. Ahubwo se nafunze zanjye. Ziriye. Swagire ka. Imfunguzo zanjye ziriye. Ntabwo ari ndi kubaza. Imfunguzo zanjye ziriye. Ugatinyuka kuzana. Iminota 5 tubiganire. Ntabwo byashoboka. Gendere byarangiye cyane nawe. Warogeye hahandi se basi. Ngo niwe ngiyeyo nanjye mbona ukuntu ndi gukwishyura ibyo warayimuze. So wabikoreye. Ntabwo. Oya. Tugende basi tubiganire sibyo? Tuganire byibuze. Please. Ntabwo byashoboka. Bye. No, ariko ugomba kumva. Ako gucyo utajya wumva. Ako byo ndi kukugena gukubyumva. Basi ntega amatwi. Bwarimo. Oya. Nayaguteze kenshi. Ibyo wakoze ngiye kugenda mbikore. Ni numva ari byiza. Ndakomeza mbikore. Ni numva ari bibi. Ndaza kugaruka. Twigumanire sibyo? No. Oya. Reka twicare byibuze. Ahanga. Ahubwo nayibagirwe. Inzira ikuzana muri iyo nzu. Nayibagirwe. Uhibagirwe uri kunyumva? Okay. Umva n'ikindi kintu noneho kimwe. Ndashaka ufunguzo rwanjye. Ibyo byanjye byose ufite ndabishaka akanya. Uri kunyumva? Urimo kunyumva? Ngende kubyumva. Ngo nanjye mu mwanya. Niba uri kubyumva se hari ikindi ushaka? Nta kindi cyo tuvugana. Icyo nshaka. Nenda shaka kunyumva. Oya, bye. Sanze ngiye ahubwo. Umva barese tuze kuhahurira. Uri kunyumva? Nima gusanga leta nshaka ngenda handi. Aceke ntari. Unyibagirwe mu buzima bwawe. Uri kunyumva? Ndi umushomeri nkora TikTok gusa byaranze maze kugerageza amakampani menshi yose nta n'imwe mfata gusa noneho iyo iri hejuru ariko nta kundi reka nongere ngerageze amahirwe na Prime. You never know man ubimfashemo. Nitwa Judy. This is my story. Ariko warasaze. Musize mu rugo none mukabura hanze. Mbabarira imbere genda. Mbabarira nta nubwo nshaka no kureba ariko wagira ngo mba ndi no kukubwira ikintu utari kumenya. Ako watu. Oya. Ntacyo cyo kuvuga nawe ugiye kumbabarira.
Okay. nakubwiye ndi busy ntabwo nshaka kuvugana nawe wenda tureke kuvugana mu akantu dusangire byihuse ntabwo byashoboka ahubwo genda mbabarira kandi nshaka kuvugana iki nanjye naguhaze bihagije biriya bintu ntabwo aribyo byatuma ni biki biriya bintu biroroshye wakoze ako umva warasaze koze inama nakugira uhinduke biriya bintu ntabwo ari ibintu warasaze mwana please mbabarira ndakwinginze mbabarira utagira ikintu uvuga nawe kurambiwe nabihaze ntabwo ntishaka I'm done with you I'm really done with you uri kunyumva neza mbabarira kandi agahinda waboneye karahagije uri kunyumva neza cyangwa mbisubiremo ntabwo byumva narangije nawe ibintu byarashishije nabihaze nabirekeye kandi byarangiye basamaye ntabwo bishoboka niba ushaka ko musigana nkagenda ndagiye sibyo ntabwo uri kunyura Sister, byiza wumva ari neza nta kibazo ufite ese ko numvise uri gusakuza uriya mugabo yaba ari kuguhotera nimba ari kuguhotera wambwira niba ushatse wambwira nagufasha niba ari mushaka kuguhotera ari kubwira nabi ntabwo byemewe biriya boyfriend yawe akagufata kuri oya ntibishoboka ugiye kureba umbwiye nta kibazo njye ndashaka kugufasha mbese nta kindi kibazo ufite umutwe urumva abe ari sawa ko usakuza cyane bamwe bagiye ko muri mu kabari simbizi ntabwo byoroshye nimba yaguhemukiye ushaka kugira ikibazo mu mitekerereze umutwe wo kwireba depresiyo tunywa okay se okay nta kibazo ndabyumva njyewe ndashaka gufasha icyo nshaka gufasha ni uguhuza n'umuntu specialiste muri byo umuterapiste mukishyira mukaganira ukamwica icyo ugomba gukora ni ukumuhuza njye nzaguhuza nawe nta yindi nyishyu hari ubwo nzi se njye ntabwo nkuzi icyo nshaka kugufasha gusa bahuze nimuhura agufashe njye ntabwo uzongera kumubona nta kibazo ariko ntabwo umeze neza wembera ko umeze neza jyana nimero zonyine nshaka izina uzamuhamagara sibyo tuzakinde kumuhamagara wanza guhamagara nta kibazo aka kanya mpagurutse uriya musore se mwari muri kumwe muri guhana amabizu n'amanimero n'ibiki kubagiye Hello?
Yes, Dad. Dad, ndi mu bintu byinshi kabisa. Ndi mu bintu byinshi ndi kwihagarika bizi ko ndi mushyashya. Nageze amahoro, nabonye Kigali imeze neza. Ukuntu wageraga ku mafoto nabwo bitandukanye. Hari imiturirwa. Nageze amahoro, Dad. Yes. Bo hari ibintu ndi gushakisha ndi gukora, niyo mpamvu nabanje kuba mugiye muri ibyo ngibyo ndi busy. Dad, nta kuntu njye naza afite amafaranga angana kuriya ngo njye mbe mu gihugu nta kintu nkora, nta hantu nkura amafaranga nyinjiriza please. I know. Bari abantu nabo nabanje kureba nyine ahantu bakorera n'ibiki byose kugira ngo ndebe ukuntu nabagendera kure, ariko nongereho ikibazo, nta kibazo njye mfite kandi wandekuye ubizi ko mfite ubushobozi namaze gukura, so nta kibazo ufite rero. Bikomeza kumuhangayikira Dad, maze kuba umugabo narakuze. Come on. Ngo umusaza byakiriye neza ko mfite kampani, narabimuhishe, bize ko ari kunshungira hafi, ariko umupango wanjye urakomeza tu. Oui, allô? Yes, hello? Ni Judy tuvugana? Ni Judy muvugana. So, nabonye mwapuranize musaba akazi. Oh, iyi ni napuranize kuri kampani yanyu. Twakwita tukagana ndabona. Okay, so ngiye kohereza address, location, uransanga ndagutegereje. Oh my god! Oh my god! Nayobye cyangwa siko mbona address arizo, usina ofisi kundi kwibonera ari geto, matabi n'igati yapfuye. Mana yanjye, ubushomeri bwanjye ntawe butazangiza kabisa. Aha, mana ndendera aha hantu. Hi. Biteze. Ndabona udatinze. Nubwo twavugana.
no ntabwo ari igihe twavugana